Nyamara intungane nubwo yapfa ikenyutse izanezerwa, kuko ubukambwe bushimwa atari ugusaza cyane, ntibunagereranywe n'ubwinshi bw'imyaka. Ubuhanga ntiburindira ko imvi zimera. Ubuzima buzira amakemwa nibwo bukambwe bukwiye. Intungane yanogeye Imana maze irakundwa, ariko yimurirwa ahandi ko yabanaga n'abanyabyaha. Yabavanywemo kugira ngo ikibi kitayobya ibitekerezo cyangwa kikaba cyagusha umutima wayo. Ni koko uburindagize bw'ikibi buzimangatanya icyiza, n'inkubiri y'irari kayobya umutima uzira uburyarya. Uwageze ku butungane mu gihe gito aba ashyitse ku busendere bw'imyaka myinshi. Umutima we wanyuze Nyagasani, ari cyo cyatumye asohoka bwangu mu ndiri y'abagome. Abantu barabibonye ariko ntibabyumva, ntibacengera mu mitima yabo ngo bazirikane ko ineza n'imbabazi bihabwa abatowe. Urupfu rw'intungane rucira abagome urubanza, umuti ukenyutse akarucira umukambwe warambye mu bugiranabi. Ijambo ry'Imana.